الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن أصاه دخل النار. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت رسول الله وعلى صحابته الكرام وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار ومن الضلالة. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala waturemye kandi akaturebera n'amafunguro, akatwoherereza intumwa kugira ngo zitwigishe zinatwereke inzira y'ukuri izatugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo uzumvira izo ntumwa azajya mu ijuru, n'uzazisuzugura akazigomekaho azajya mu rutazima. Dusabe Allah awuturinde. Amahoro n'imigisha bigwire kandi bisakare ku ntumwa yacu umukunzi wacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we n'izindi ntumwa zose ndetse n'abahanuzi, abiwe mu rugo, umuryango we, n'abasangirangendo be n'abamukurikiye bose, natwe turimo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah ko yadushyira muri aho ngaho. Amagambo meza n'amagambo y'Imana n'umuyoboro mwiza n'uwo twasigiwe n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aribwo Uislamu. Naho ibintu bibi ni ibihimbano, kubera ko ibihimbano birayobya aho biva bikagera. Iyo uyobye ntabwo ugera aho wajyaga, urarindagira bikarangira utageze aho wajyaga. Isomo ryacu ry'uyu munsi n'inyigisho zacu z'uyu munsi ziraganira kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi turi buganireho ni hadithi ikomeye. Hadithi zose z'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zirakomeye, zikwiriye kubahwa. Ni imvugo z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko iyi impamvu mvuze ko ari hadithi ikomeye by'umwihariko nuko abamenyi benshi iyo bandika ibitabo byabo bakunze kuyitangiza ibitabo byabo mu rwego rwo kubibutsa ihame ry'iyi hadithi cyangwa se ry'ibyo iyi hadithi ivuga cyangwa se yigisha. Irene hadithi yaturutse ku musangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam witwa Umar ibn al-Khattab, ikaba yarakiriwe na Bukhari na Muslim. Mbese wayisanga mu gitabo cya Bukhari na Muslim, mu bitabo bya hadithi. Umwanditsi yihaye umuryango ugira uti an-niyatu aslu li sihhati al-amali wa qabuli, ngo kugira umugambi niryo shingiro ryo gutungana kw'ibikorwa ndetse no kwakirwa kwabyo. Ntabwo ibikorwa byose ariko biba bitunganye, ndetse nta nubwo ari nako Imana ibyakira byose, kubera ko hari n'ibyo Imana itubwira ko bizamera nk'umukungugu utumuka mu kirere. Hadithi rero igira iti an Umara بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. iyi hadithi biturutse ku musangirangendo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar mwene Khattab, Imana nyagasani mwishimire, yaravuze ati: numvishe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, numvishe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga iti: mu by'ukuri ibikorwa byose bigira agaciro kubera imigambi byakoranywe. Ati kubw'ibyo buri muntu wese azahemberwa bitewe n'umugambi yagize. Ati rero uzimuka kubera Imana n'intumwa yayo, uwo azaba yimutse kubera Imana n'intumwa yayo. Bivuze ngo Imana izamwakirira igikorwa yakoze cyo kwimuka kubera Imana, kandi izanakimuhembere kubera ko yimutse kubera Imana n'intumwa yayo, afite umugambi wo gushimisha Imana no kumvira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati naho uzimuka kubera isi azayibona, ngo azayibona, isi itumye yimuka azayibona, ibyo yifuzaga kubona azabibona. Aho imura'atin yankihuha, ati kandi none uzimuka kubera umugore runaka nawe azamubona. Ukwimuka kwe ntazategereze ku Mana ko hari ikindi gihembo azabona, kubera ko igihembo cye cyo kuba yimutse kubera isi cyangwa se cyo kuba yimutse kubera umugore runaka, icyo azakibona, ariko ku Mana ntabwo Imana izigera imuhembera icyo gikorwa yakoze, kubera ko ntabwo yagikoze kubera Imana, ahubwo yagikoze kubera isi no kugira ngo abone umugore. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Iyi hadithi yakiriwe na Bukhari na Muslim nk'uko twari twabivuze dutanye. Iyi hadithi rero ikaba hari ibintu itwigisha, wenda twagarukaho twihuta. Icya mbere ni agaciro ko kugira umugambi muri Islam. Ntago ibintu ukoze bigutunguye bikakugwaho paragisida ukabikora, ibyo ntago wabihemberwa kubera ko nta mugambi uba wabikoranye. Kandi none ibintu ukoze ku gahato baguhatirije, nanone ntago ibyo ngibyo bigira agaciro imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikindi ni ukwimuka. Iyi hadithi nanone iratwibutsa ikijyanye no kwimuka. Kwimuka harimo uburyo bubiri. Hari ukwimuka uva ahantu runaka ujya ahandi kubera impamvu zitandukanye. Hari impamvu z'umutekano, hari impamvu z'abantu muri kumwe nabo wenda ubona batakumereye neza, bafite ingaruka kuri wowe ndetse no ku byawe, ku muryango wawe, ukaba aho hantu wahava ukajya ahandi kugira ngo ubashe kubona ya mahoro, ubashe kubona wa mutekano, ubashe kubona na rya tuze wumva wifuza muri wowe. Ibi muri Islamu byabayeho kabiri. Ubwa mbere ni igihe intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahaga uburenganzira
bamwe mu basangirangendo b'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwo kwimuka bava i Maka bajya Habasha, kubera ko akarengane kari kakomeje kwiyongera ku bayisilamu. Gutotezwa muri Isilamu byari bimaze kuba byinshi cyane, abayisilamu kubyihanganira bivunanye, babuzwa uburenganzira bwabo mu myemerere, bahatirizwa kugaruka ku dini ya gakondo, nyamara baramaze guhitamo idini y'Isilamu. Bityo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibemerera kuva i Maka bagahungira Habasha muri Ethiopia y'ubu ngubu. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam irangije babwira iti hariyo impamvu yatumye ibemerera kujya muri Habasha, ntabwo ari yindi, nuko yababwira ati hariyo umwami, umuyobozi waho yanga akarengane, ntabwo akunda akarengane, bityo nimuhagera muzagira amahoro, kandi azabaha n'uburenganzira mwigenge ku buryo mubasha gushyira mu bikorwa ibyo imyemerere yanyu ibasaba. Ahandi nanone ni igihe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamwe muri bo bimukaga bava i Maka bajya i Madina. Ibi nabyo byari guhunga akarengane, harimo guhunga akarengane n'itotezwa. Abayisilamu bicwaga, bakubitwa, n'akandi karengane gakomeye bakorerwaga no kubuzwa gusenga no kugandukira Imana. Hanyuma Imana iha itegeko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam byo kugira ngo yimuke ave i Maka, ahari igihugu cy'ubuhakanyi, akimukira i Madina nk'igihugu gishya, cyangwa se nk'ahantu hashya yagombaga kubonera uburenganzira busesuye bwo kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. Ubundi buryo bwo kwimuka rero ni ukuba wakimuka uva mu byaha ujya kwicuza no gusaba imbabazi Imana no kumvira Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Nabyo ni bumwe mu bwoko bwo kwimuka ureka ibintu runaka, ureka ibintu bibi byo gukora ibyiza. Ikindi iyi hadithi nanone iratwigisha cyangwa se iradukangurira kugira icyo bita ikhlas. Ikhlas ni ugukora ibikorwa ugambiriye gushimisha Imana, utagambiriye ko abantu bakubona, utagambiriye yuko n'abantu bakuvuga ngo kanaka gutya na gutya. Kanaka aratanga, kanaka aritanga, kanaka n'umuntu mwiza, kanaka arasari, kanaka n'umuntu w'Imana. Mbese ibintu nk'ibyo ngibyo ukaba atari cyo ugambiriye, ahubwo wowe mu mutima wawe ukaba ugambiriye gushimisha Imana ndetse no kumvira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibyo yagutegetse. Mbese kuri wowe nimba ukoze igikorwa umuntu akakuvuga neza n'undi akakuvuga nabi, ukaba wumva ari kimwe, nta tandukanyirizo riri aho ngaho, hagati aho ngaho. Wowe gusa icyo uzi ni uko wakoze ibikorwa kugira ngo Imana izabiguhembere. Ikinyuranyo kibi ngibi cyo kugira ikhlas bakita riya. Iyo udafite ikhlas ufite riya, cyangwa se ukaba ufite icyo bita asum'a. Riya ni ugukora ibintu kugira ngo bakurebe, naho asum'a ni ugukora ibintu kugira ngo abantu bakumve, isi ikumve. Ugasoma Qur'ani kugira ngo abantu bakumve ko usoma Qur'ani n'ijwi ryiza, usoma neza. Ibi ni ikibazo gikomeye cyane abantu b'Abayisilamu.
bityo rero tugerageze gutunganya niya zacu, tugerageze gutunganya imigambi yacu kugira ngo Allah azaduhembe. Bitari ibyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma ikindi iyi hadithi nanone iratwibutsa agaciro ndetse n'umwanya ukomeye kwimuka kubera Imana n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agaciro bifite. Iratwereka ko bifite agaciro gakomeye cyane. Iyi rero niyo yari hadithi y'uyu munsi, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadufasha akaduha kuyumva ndetse tukagerageza no gukurikiza ibyiza biri muri hadithi, dutunganya niya zacu, dutunganya imigambi tugira, ibikorwa bitandukanye dukora, bityo tukabasha kubikora kubera Imana kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala azabiduhembere. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.